Izina yanjye yitwa Kazungu Bellamy, nk'uko mubibona aba bavandimwe bakaba bansuye, ubuzima bwaranze, abonye zose baba banyita umuzungu, bamwe banabivuga bazi ko nabumva, ariko ikinyarwanda ndakizi kuko ariho navukiye, rimwe na rimwe biranambabaza kukwita umunyamahanga uzi neza ko wavukiye mu Rwanda, ariko kubera ubuzima nta kindi warenzaho. Mu mashuri nkaba nararangije segonderi, siziyeme segonderi, nk'undi wese yifuza kuba nakomeza, ariko minervari ntayo, ahubwo nisanze mu bukarani nk'uko mwabibonye nterura imizigo. Hari n'uwo tujyana mu rugo yabona uburyo narushye n'ubuzima ndimo n'uko nsa, akaba yamemba arengejeho tipu. Ubuzima ntabwo bworoshye, ariko ndacyizeye Imana bishobora gukunda, wenda nkaba nakomeza amashuri cyangwa amateka agahinduka. Nibyo mba ndi guponda sima, wanabonye ak'ubuyede, ariko akenshi mbarizwa mu masoko ntwara imizigo y'abaturage. N'ubu ndakubona akantu, kuko rimwe na rimwe ubuyede burabura, hari igihe ujya ku ishansiye bakakubwira ko umubare bawujuje ugataha. Ubwo rero kubera ubuzima bw'inaha i Kigali ntabwo wakwicara gutyo, ugomba gushaka ayo kurya no kwishyura inzu n'iki. Dore n'iriya nzu yanze kuzura, nayo nayifaburitse ngo ndebe ko nayibamo, ariko hafi byaranze. Imaze imyaka 5. Imaze imyaka 5, n'ubu ibureba rwose nayo nagerageje, ariko ubushobozi ntabwagarukiye, kuko amafaranga rero hariya ntabwo wabona ayo kurya ngo ubone n'ayo kubakisha, nabaye mbiparitse. Byagenze neza, bari nka 3, wahomba ugacyura icyo cya 5, gaca muri resitora zimwe abantu bita ndagazwi, nyine ukarya iyo mvange, andi ukayabariraho inzu. Ariko iby'inzu byo byaje kunanira, mubona ni kwa mukuru wa mama, nahise nigarukira kubera ubuzima bwanze bwa geto, sinigarukira, ariko nawe nyine urabona ntako bameze, mu gufondafonda ubuzima.